ndamuzi kuno yitwa Mupenzi n'igipangu bari batuyemo ndakireba kandi nawe ubwo yaraga ubwo se umuntu bagitamika ngana ukungu kurumva ari umuntu aracumbitse yabaga kwa nanubwo yabaga kwa mushiki we ni mwene wabo yabagamo bamugaburira bageze aho ngaho mwene wabo ajya hanze uwo mushiki we asigara ari imbobo rero sinzi aho ari kubobera yirukanyira rero baba babuze aho bahungira bakaza guhungira ku mapa n'ibibazo byabarenze bakaza kuvuga ibigambo bidakwiriye. Penzi, good morning. Ntuzongere kuza kuvuga amagambo ababaza. Urumva wowe uraho ngaho uri gumangamanga kuriza mu buzima busanzwe si umwana mubi ntago ari umwana mubi pe nubwo ibi bigambo yanditse nibyo biteye ikibazo kuko si umwana mubi biteye ubwoba si umwana mubi pe umwana mubi mu kuganira si umwana mubi rwose niyo agenda ubona afite ubupfura ahubwo ibigambo yanditse nibyo bintunguye. Ubonye ibya mbere biranamye utinze ubonye ibingibi bikiriho koze cyane ibya mbere rero ngo yarashimishijwe ngo uriya musore ntiyagombaga gupfa ngo abakobwa barabasuzugura. Hari umusore twari turi kuvuga inkuru y'umusore watemaguye umukobwa aramwica muri Ngoma noneho polisi igiye kumufata arayirwanya baramurasa arapfa. Urumva yarakwiriye kuraswa so uyu we rero ngo agahinda afite urumva ngo bitewe ngo n'uburyo abakobwa mucubite ngo uriya mukobwa wo gupfa we ntacyo bitwaye uriya watemaguwe n'uyu musore. Umuntu yapfuye ngo ntacyo bitwaye ko yapfuye kandi yishwe. Urumva uwo watemaguye umusore yafashe umwana w'umukobwa yakundanaga nawe wamwanze aragenda aramucagagura aramutemagura. Polisi igiye gufata uwo mwicanyi urumva arwanya polisi iramurasa. So urunguru rero ngo rubabajwe n'uwo mwicanyi wapfuye ngo kuba yishe umukobwa ngo wawa naho yababajwe n'uwo mukobwa wapfuye atemwe arababazwa n'uwo watemwe ngo abakobwa musuzugura ntacyo bitwaye gupfa k'uwo mukobwa ntacyo bitwaye. Urunguru rwo rubabajwe n'umusore. Erega impamvu nawe bimubabaje nawe ubwo nyine nawe arasuzugurwa nawe n'imbwa mu zindi zose. Mise mubese guforowinge cyangwa nkuboroke wankanze hose akora iki nankandeho ubusa umuntu w'umusore nk'uyu nguyu koko ufite vision no kuri uyu muhungu n'umwana mwiza mu buzima busanzwe pe mu migendere mu mivugire ariko buriya akenshi mujye mwirinda abantu mu mitima yabo biba bimeze nabi. Ni listen but don't judge. Nukumva ariko ntujudging mu mutima urumva ko afite ibikomere nawe byinshi byaramurenze. Thank you Jesse. Ku buryo yumva ko Mupenzi n'umwana mwiza n'umuntu wumvira n'umuntu uca bugufi atagira waba amutereka urabona umuntu ujunjamye gutya none se ubona ari muzima ari kugenda ni muzima uko umureba uko ukagenda yubitse umutwe mu minsi yashize azakoraga ku kibuga cy'indege Badubura yambaye inzira ariko fari agenda yubitse umutwe nukuri muzima ntacyo ndi kongeraho nta nubwo ndi kugabanya pe agenda yubitse umutwe nikaba ameze gusa si umwana mubi pe mu buzima busanzwe cyicwa n'umugari w'ishyushye oya se yakoraga ku kibuga cy'indege mu minsi yashize nibazo adukora simbizi ngayo ngo yakoraga pe reka tuve kuri ubu buganga ati ntabwo ibintu abakoze ari byo ntabwo ari byo ntabwo aba ari byo nyine yisubireho namwe mu mubabarire buriya sinzi icyabimuteye wenda kiretse ntakundi umuntu ahubuka akandika nk'ibigambo nyine bibi wenda bitewe na mudu arimo mudu ku buryo wumva ubabajwe n'umwicanyi wishe ntunatene konti ku mwana w'umukobwa yatemaguye nyine nicyo kibazo kandi rega buriya godifada buriya nuko yaturitse akaba ari uvuga wenyine wabona n'abandi bahungu ahangaha baturika bakabyandika da bafite umutima nk'uyu nguyu se nabo bashobora kuba bajya ahangaha bakabyandika wenda tuvuge wasanga gifite depression nacyo ndari nk'umukobwa wakibabaje
ariko uburyo wifuza umuntu atemwe bitsi mupenzi we uke kure mumureke pe nimumureke nimumuteho umwanya rwose hano uyu muntu barashaka kureba godi ngo fesi ya godi fata akanye kwereke sheri nkamwereke fesi yanjye niba ushaka kuyireba wambonye wararuhutse Denise wambonye Love ngo yizere ko ari bwimuka se muramutwara iki wende wimuka ari iki ngo Fanida gitangiye kugutera ubwoba se dore ngo gitangiye kugutera ubwoba nawe kiraza kigutemagure se nta kintu yantwara nta kintu yantwara ntabwo ari umwana mubi ndamuzi none si cyo kari kukubwira ngo yizere ko uramuzi Show Love oya ntabwo muzi reka niba ahinduye akaza mu yindi akawunti waba rurahinduye mupenzi wari urakibona urabona cyuzuye mu mutwe witegereza urabona iki kintu kidafite igishorobwa urabona cyuzuye nta kintu antwara mwihorere nta kintu yantwara ko atangiye kugukanga ngo wimuke nimuka nje hehe sinabura kubyumva urare wimutse nimukira hehe nta kintu yantwara mwihorere urakazi ntabwo gasura mu kanutse oya nta kibazo cye nimumwihorere ntabwo agira umutima mubi wowe uraseka ndaseka nyine bose urumva atihagazeho ntabwo umuntu amenyeraga ibintu umuntu aba atekereza umuntu uje akavuga ngo bakoze kwica uwo mukobwa ubu urabona arakubwiye ngo wimuke maybe atari we ahubwo ndabona afite abacuti bahari ubwo ni uwundi ntabwo ari we ariko uriya ntabwo yanyimura anyimuye nkandese iki gihugu ni icye se kota wariye headquarter are you eating cyangwa urashonje agahinda gakomeye cyane keretse nibura uwamuzana akamuhagarika imbere yacu umudugudu wa Kamvumba mu kagari ka Kirunga mu murenge wa Remera w'akarere ka Ngoma aho abaturage batewe agahinda n'urupfu rw'uwitwa Mfitimana Ariete w'imyaka 17 basanze mu nzu aho arara yishwe ngo mu ijoro ryakeye nibwo abataramenyekana bamusanze mu nzu bamuca umutwe baranamushinyagurira nk'uko bagenda babigarukaho bamwishe urupfu rw'agashinyaguro kwica urupfu rw'urubozo amaso bakayakuramo amabere bakayakata igitsina bakakinoboramo intoki bakazikata urupfu bamwishe n'urw'indengakamere ijosi bararikata bamwishe nabi n'abagome babi nari muzi cyane yacuruzaga ahangaha n'icyayi twajyaga tuza kwinywera icyayi aho yakoreraga njye nabyumvishe numva sinzi n'ikintu kimbayeho yishwe nabi bamuciye amabere bamuca umutwe bamukata intoki ngo n'igitsina baragikata kandi bamaze no kumuhohotera ibintu bamukoreye ni ibintu bigayitse cyane ntagereza samara asa muri byo ngomba kuba umubyeyi ndamutwikira bitangiye guhoroza umuntu wakoze ibi mana umukurikirana bamwe mu baturage baragaruka ku cyo bakeka gishobora kuba cyabaye intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ariko biravugwa ko ngo haba hari umusore bakundanaga uwo musore bikavuga ko hari amafaranga ngashobora kuba yaramuhaye ngacuruze ubwo rero ayo mafaranga nimba atarayamushubije ibyo nibyo bintu birimo gukekwa birimo kuvugwa muri metero nkeya uvuye hano hari insina mu rutoki basanzemo umuhoro ushizemo abaturage bagakeka ko ari umuhoro ushobora kuba wakoreshejwe n'umuhoro nyine basanze gushize hano mu nsina n'uwo bakoresheje bica no mu ibi bimenyetso abona utariho amaraso nkanjye wagiye ahantu bamwiciye batemye matera iracika n'intuza n'isaso y'igitanda iracika bigaragara rero uyu muhoro niwe wamutema
abaturage ariko baravuga ko ari ibintu byabateye agahinda byaduteye ubwoba njyewe narahahamutse wabikozemo sinzi ko ndibona ryabo ubu koko rwose ubutabera budukurikirana iki kibazo yaba nabo bafatwaga bakabica nabi nk'uko bamwishe. umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Bwana Nigena Alex haragaruka ku by'aya makuru. Bagize ibyago tubura umwana w'umukobwa witwa Mfitimana Ariete w'imyaka 17 aho byagaragaye ko mu masaa 7 z'ijoro nibwo twamenya amakuru dutabajwe n'umubyeyi we ko agiye asohotse hanze yari agiye kureba amatungo ye uko ameze hanze abona inzu ya annexe uwo mukobwa we yararagamo irakinguye yinjiye masanga bamwishe. Ubu biri under investigation baracyari gukurikirana amakuru. Bamwishe nabo bamuciye amabere bamugomba guhibyuma ni ukwihangana komana urenze umwana tabara ubwoko bwawe papa soguru we tabara ubu nta mutekano dufite uyu mwana bamwishe ariko nta databuza dutabara ubwicanyi urebe ukuntu tumeze abakecuru twahagaze tumeze nabi twumvise ko yamukuyemo ijisho twumvise ko yamukase ibere kumva ko yamuteye ibyuma ni urupfu rw'agashinyaguro uko nabyumvise njyewe numvise atari umuntu umwe ntabwo umuntu umwe yakabasha kwifasha umuntu ngo amwice bene aka kageni bamuciye amabere ngo bamukata n'umutwe ngo bamuca n'igisinarura kumvusha amasasu nyine mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney muzi tuje nyine abakozi batubwira ati uyu nguyu. ndashaka mwumve ibyababaje Mupenzi. Urabona bya tumaze kumva Mupenzi we ntacyo bimubwiye. None wumva ikintu kibabaje Mupenzi ni iki ngiki. N'uyu nguyu urumva polisi of course urabizi mu Rwanda ni direct bahise bashaka imva n'imvano y'umuntu wagize gute watwaye ubuzima bwandi bw'uriya mwana. So rero umva ahanga iyi nindi nkuru umva kumvusha amasasu nyine mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney muzi tuje nyine abakozi batubwira ati uyu nguyu niwe watwemere kurishe wa mukobwa uyu mwicanyi agomba gupfa none bikomeze gutyo umuntu ajya yica undi ngo leta iramufunga ngo ejo ngo azagenda so iriya nkuru uriya wa mbere Mupenzi we yenjoyingaga ibyakorewe uriya mukobwa ahangaha arababajwe nuko iki ngiki cishwe na kandi uwanjye yabuze oya nawe ajya apfa bamuvaneho Hano bamuhaye niba kuko bamufashe ntabwo cyaba kimagije kuri njyewe ari nawe yapfuye byibura wenda twamushakiye nk'ipoto tukamuboneka nk'ahariya ku karubanda ku buryo buri muntu uwo ari we wese no mu yindi ntara agomba gutega agafata itike akaza we aje kureba wamwicanyi wakoze kiriya gikorwa ikintu kibi cyane. Ari nkanjye ku bwanjye njyewe numva katakarashwe ubuse namuca urugingo namugira kumubamba nk'ariya izuba rirasira no kuriya we umuryango ukageza kureba nawe urupfu muri abacuyi uzi kwica umuntu utarakoze utazi uburyo yakoze imisozi yakabaye kugira ngo njyewe nagukunze gusa nuko n'ako kantu bari barakoranye kari karangiye kubahuza urumva ko no mu buryo bwo kumubona uko yabishakaga kari kwarangiye nahise numva ko ari we nahise nanabibwira abayobozi bahise bahagera mbere ndabwira umwana wanjye umuntu umwishe ndamwumva. tugarutse mu murenge wa Remera uherereye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba ni nyuma y'inkuru twari twaraye tubagejejeho y'umukobwa witwa Ariete uri mu kigero cy'imyaka 17 wari wishwe ariko akicwa ashinyaguriwe. Ngira ngo ntabwo turi buvugaho byinshi ahubwo niba utarabonye inkuru ushobora kureba muri comment yacu link twashyizemo ukabasha kuba wakurikira iyi nkuru y'uko byari byagenze. Abaturage bavugaga ko batazi uwabigizemo uruhare ariko bagasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana ndetse bakamenya uwabigizemo uruhare. Muri iki gitondo twongeye kugaruka muri uyu murenge abaturage batubwira ko okay baba YouTubers ntaje mu gukoresha ifoto y'iki kigori iki cya Mupenzi nuko ngo barushimishijwe na ntuzana ngo babajwe no kwitwa so ntabwo wingo ari umwicanyi
ndabazi uwo mwafata ifoto ya mupenzi mukamugira kumwita umwicanyi mudakora iryo kosa. So please uyu mupenzi twari turi kwamagana we ibitekerezo bye ndimukore ifoto ya mupenzi bamujyane Karayesi bamupime. Ndabisubiramo iyi foto twari turi twabwiraga mupenzi ko ibyo akoze ari byo, ntabwo ari we wishe, ntabwo ari we mwicanyi. Dore ndabazi ko muguruduka mukagera mugafata amafoto y'abantu mukayakoresha, mugafata ifoto ya mupenzi akora mugira umwicanyi. Mupenzi ni ikiguri kiri aho ngaho cyo kibabajwe n'uko umwicanyi yishwe. Wewe ukubona umukobwa bamutemaguye ngo bakobwa ngo bamutemaguye ngo wenda ko utekereza ibintu bitaraba tayari ubu bari bamaze kuyirukankana benshi. mudakora ikosa mudakoresha iriya foto. Twari turi kwamagana ibigambo bya mupenzi ari kwandika muri comment. Ntabwo iriya foto y'uyu mupenzi ni ikigo ariko ntabwo ari wishe umuntu, nuko twanze ibitekerezo bye bipfuye gusa. Mwaramutse neza. umeze neza? Ngize ubwoba byiza, ndumva ngize ubwoba kweri. komeza ubugire Navuga ngo sinzajya nkundana urukundo bivuyemo ariko urwo rukundo rubirimo. what kind of urwo rukundo bamwita urukundo n'uruhe? waba arimo urukundo? Shadia bonjour, Emeline bonjour. Abakobwa rero banyarwandakazi twinjiye mu gice kindi cyo kuganira ibintu bizima biri mu ubwenge, biri mu rukundo. Mwaramutse. Ndabizi Stella ntabwo watinyuka gufungura kamera bitewe n'uko ntabwo ufite ubwo bushobozi, ikesi kandi byagukundira. Cynthia urabizi ufite uburanga buke ntiwafungura kamera. Amusori Ketia nawe ntushobora gufungura kamera. Chude urayifungura, Pressure urayifungura, Emeline wayifungura. Abandi Peace ushobora kuba ufite uburanga hafi ya ntabwo urabizi kudafungura kamera. Emeline waramutse. Waramutse gute baby? Waryamye urandota. Emeline rero ndashaka kugira ngo nguterete. I gonna love me. Niba utureta nkakwemeza Ubwo se wemera bigenze bite ku buryo ubanje wakenera kwemezwa? ngwino hano manza nsuhuza ubundi umva ikintu ya mbere like to see you. Ubundi umukobwa mwiza umureba abyutse ndashaka kureba mutapinge screen banyarwandakazi ngo dufata mbereke ngiye ko nshaka gutera umwana umutoma. Tapinge network zitangiye kuba nkeya. Oya nubuke n'ufite noze network niwe ukoresha itunge gaceze niba utubuze kugira network. Impression ura Telefone Godfrey. ariko se ubwo ngure telefone hanyuma nuza Emeline nzamutwaye muri vacances ne. Godfrey ndi kwitunganya ndi kwigendera nigiriye mu kazi. Oh yes. Ntabwo mfungura niyo mpamvu. Nari ndi kwitunganya turi kuvugana ariko ndababaye kubera uriya mwana w'umukobwa pe. I know. Nagafashe ngiye guhiga ibiryo. Umupira w'imbeho uragutwika wa mutwe we. Emeline uraboneka se cyangwa ntaboneka? Urantwika. Harimo agasengeri aho ngeze n'inumva bishyushye ndabukuramo. Urabyuka mwana. Ngiye kubyuka tambanye. Ntabwo ndi gukubona. Nakubonye sheri. Si. Ndi kwibaza Neza da. Emeline urihe? Ndagisha. Impression hari? Yego ndahari. Ariko nubwo mari Godfather we ni ukuri mfite interinete iragenda icikagurika mumbaze.
oya ariko ubugande turabisaba oya internet y'ubugande ntabwo ntabyatanje ibaze yuko nishyiraho kamera none n'uko akunda umuntu yashyizeho kamera uri kuvuga none gapozinga wasamye nibyo biri bumbe emerere namara kuyishyiraho arashyiraho no mu ruhande rwanyu ukesho epresa ruhari Imana imbabarire nazamutse kuri pano ubundi uri kumbwira ngo iki nazamutse bwa mbere kuri pano uri kumbwira ngo iki muri hese bigenze bite wingiye rimwe turahari mutari kuvuga cude yo kutavuga bebe kude urafungura kamera cyangwa ntabifungura aya ahubwo ngiye kwiyongera ariko none wasanga njye kujya kwa muganga umwana ko nta mugabo wararanye nawe ugiye koga kubera iki oya buri mu gitondo mbyutse njya dukora dushe ndabizi se ibya social media sinamenye byari ngerega nihorera kwa wanjye njye nihorera kwa Godfather sinyimenye iyo bijya niyo biva bajye banzanira amakuru hano nawe umeze nkanjye ngegeze kugeza ukuri ngo njye mba ndi hano sinyamenye ibintu bisigaye biba ku isi nitandukanyije n'ubwonko bwa TikTok mumbabarire uburyo utazi nimba unatwite uburyo utazi nimba utwite se awa nyine hereke turebe wanjye iyo ngiye mu kazi nkunda kugenda nambaye ibintu by'amatiriningi inkweto zifunze amajampa niko nambara ubundi mu buzima busanzwe ibintu by'abamama nibyo nimugoroba nze kukureba ubundi mbihera amakuru Jessica inshuti yanjye twakoranye kuko numvise imiganire yawe iciriritse agahambirwe njya mbona abantu bagira ubutiko abandi bababura bagira umuntu ubutiko bamuginga we urajya kuzana ibintu byabereye ku bindi zindi platform bizana no gukora ibitsingo n'imana niba hari ikintu cya mbere cyo gukora Godfather ndagukunda cyane abantu bazabarinda kumva amatiku abyanga kubi abyanga kuri pe ari nimba muri restaurant ndashyiraho kamera nta kibazo Emery na Godfather Emery umva nanjye gana yimbanje koga nataje ariko mukanya agushyiraho nta kibazo uri no koga ndastera ubwo bwenge se ko nabuze nta muntu ukigira ubwenge bro nanjye kandi yarashize impresi bonjour meze ute se meze neza ngo internet ngiragenda igapozinga ejo narasetse buro ibaze yuko njyewe ejo twaje kuri live bimeze neza none umva satani ntigibura umuhanda nitwakangira ibanza iriburutse nzimya telefone ndayifungura ibyo usanga umuntu nari ntegereje anyuzemo pe sawa nyine nababaye we nkabona nababaye maze ubundi Godfather nagiye ko nambona araje zwi abavuye live nondavati ndapfuye kaniryamire Godfather wambabaje we ese urukundo mu nkunda
ibitutsi dutuka n'ukuntu tutakurekusha mana gutuka guta mudamu ngenda kuzana nagutuka amanuka reka nimwe munteza abantu n'ibi byose wowe wa muntu wenda kuzi kuri mwe wanagutuka Isaa 10 y'igitondo batangiye kugutokoreza ubwonko. none se umuntu mbabare unyumvire nk'uyu yewe kumenyera mwana none se uyu muntu sindavugana nawe ngenda gutuka ndakuzi ndagututse ryari ajya mwana gushyanuka ese umuntu ashobora kugenda akavuga ngo ndatukana wiseka cude birababaje mwana None se ntabwo barakumenyera. ese ubu kuva mu bari utari kuvuga ubusa Ariko se ngiye njya ntekereza ngiye kukimura ahangaha. the next stupidity move I will fucking block you agiye muyiba Shamu tubabarire pe ntabwo Godfather aba yaduhamagaye, nta hantu aba yaduhamagariye, mujye mutubabarira, nitwe tuba twizanye turaza tugasaba request akatuzamura, nta manimero ze tumuhamagaraho, tubabarire pe. cyanuka erega aya majwi niyo bagenda gukoresha bavuga ngo dufatanuka abantu wa mugore we ngenda kuzina nagutuka Nitwe twizana hano Godfather kandi nitwe dusaba request ba mbere, noneho ngenza mu ba saa 11 basaba request, ariko ubwo si ugucana nagasane ndababujije pe, mujye mutubabarira, udashaka kumanga ajya bireka pe, mutubabarire mutazatuma natwe batwirukana, twe tuba dushaka kwinzira. It's your choice, nta muntu bashyira agahato, it's your choice. Iyo uje ukagubwa neza guma ahangaha, niko ibintu bimeze. ese ubundi ni gute erega ikibazo kiva nk'uyu mudamu urabona ko ashaje ni mukuru urumva arangana na mama sava uraza kuganira mu bana bakubyaye wagiye mu kagoroba k'ababyeyi aba mu bana hano Ihangane babyutse bakujagariza ubwonko Godfather. Ariko ni mukuru arangana na kankwanzi ariko ari kuza mu bana batoya batangiye kunsambanyiriza ubwonko Godfather mbabarire nimara gukura uzajya uvuga ko nakuze. none se kuvaye kandi si ubwa mbere n'ejo bundi yaraje arashyanuka ndamureka kandi ndandirwa vuba Mujye mutubabarira, nta muntu baba bazi Kana ko mbona Emily na Bitch baby nywa ku mazi see the beauty ubundi reba umwana dore niko mada urabona umwana dore umwana ntabwo mubyaye ntabwo ngana na bucura bwawe uyu uriya ngo niba ari sitera urabona uyu watangana na bucura bwawe uburyo uza kuza no kumubona baby good morning Ibaze ko n'umuntu twafata urukweta akarwambarira kuri live, namwe mwarangiza mukaza mugatubwira, nitwe twizana, mureke tujye twizana. ngaho mibye ngo gatambara inkweto mvugane nawe oya uretse n'ibyiza biba biri ahangaha mbanza biba bibafambaza. aya madorari angahe kanyaguye wabaye ese iri heya kanyaguye kanze ndore kandi amakoini mfiteho mfiteho $33 y'amakanadiya kanyaguye kiremwe mufungure kamera Ariko mana yanjye Godfather we ubu koko njye nabaye icuku kinateye neza. wewe mufungure kamera reka kompleni reka kompleni Kanifungura se ndafungura kamera ndi ndyamye. ariko ndabizi ni wisoni yararyamye fungura ngwino it's so beautiful you don't have to Yawe nshaka umupira. urara utambaye nk'urwitwa mupenzi ruragira urashyanuka hano zirarwakira
kweli baby ayi Thank you so much. abandi mushaka babakunda babakande uwanganira nkugire. Thank you. What do you need in this weekend? Like solo date. Solo date. What can I do for you? Like a champagne. Yeah, that's not. That's it. Yeah. Birahagije. None ureba ukuntu kandi nanjye kwitera parufe kuri mbere ni bampaye gift ndashagayikiwe mpita nanjye kwitera parufe kuri live. Karabyutse kubera amakoyini. None umwana avuye kwikoraho nawe uraje dore ukuntu umeze. Urasa na mama Sava. badukunde rwose Ngwino kuri kamera. Umva ni ukuri ndabyutse dukunde mudukunde. Emeline, you're so beautiful. See your eyes. mama yanjye ibitunganyije merci beaucoup. No, amahamu ngutera imitoma. Empress Wahiti. Wahiti. Hari n'amaso yanjye no kuyatinya. Network yawe nyabo. Kwa Godfather hariho amakoyini kanyaguye nawe. Natwe reka dufungure kamera go. Ufungure nimbona bigira nawe uri witware open your camera. Umwaka ndazihereza Emeline. Fungure kamera sha. Mufungure kamera. Kete yagiye gufungura. Cynthia wowe urahari? tegure neza nanjye. Nitwa Kenza. Tuburira ariko tukazishyiraho. Ntaho tutazahurira wowe. Umva ndahari. Ngwino. Mvugira ngo I'm going. I'm going goodbye. Come back. Mwana yanjye Kristo ni umwami. Uyu mwana ubyutse aza kwa Godi ntazazanira n'ingwe mu gihugu azayizana. Godfather niwe uzaduhuza ariko mbibona dore n'ubundi byaragoranye. Nugera ku gikundo Godfather nkundwa n'abato n'abeza. Ni wowe uzaduhuza ni wowe. Babwire. Ni wowe pe. Wakambishaho. Amugoyingi pe. Kuki Emeline ko bwayija. Kati. Urahaguruka ugenda kureba. Yo Godfather ndi mu buriri no kuri kwimana. Mwana we. Bambaye ubusasa. Ni ukuri kwimana nambaye hejuru gusa. Sinakubeshya do. Ndi mu buriri ni ukuri. Ntabwo nakubeshya. Dose Chudi muziranye gute? Tuderi inkuru ndende cyacu. Ese Emeline ko uri mwiza ubyutse gutya we Jesus. Sityo. Nibutse yuko